nyagasani mana yacu mushumba uhoraho iteka udahwema kuragira ubushyo bwawe girira urukundo rwawe rwahebuje maze uhe kiliziya yawe umushumbuzi w'ubutungane kandi ushoboye kutuyobora atwitayeho kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi umumarayika wa Nyagasani abwira Filipo ati haguruka ugende werekeje mu majyepfo unyure mu muhanda umanuka i Yerusalemu ujya i Gaza, ubu ngubu ukaba utarimo abagenzi. Filipo aherako aragenda. Ubwo umunyetiyopiya wari icyegera cya Kandasi umwamikazi wa Etiyopiya akaba n'umunyabintu we yari yaje gusengera Imana i Yerusalemu. Yari mu nzira ataha yicaye mu igare rye agenda asoma igitabo cya Izayi umuhanuzi.
roho mutagatifu abwira filipo ati genda wegere ririya gare. Filipo ariruka yumva uwo mutware asoma mu gitabo cya Yesaya umuhanuzi, aramubaza ati mbese aho ibyo usoma urabyumva? Undi aramusubiza ati nabyumva ntese ntabonye unsobanurira. Nuko asaba Filipo kurira igare ngo yicare iruhande rwe. Muri ibyo byanditswe yasomaga ibi ngibi: bamushoreye nk'intama bajyanye mu ibagiro, cyangwa nk'umwana w'intama wicecekera imbere y'ubupfura ubwoya, nawe ntiyaruhije abumbura umunwa. Yacishijwe bugufi, acirwa urubanza rw'akarengane. Ninde uzavuga iby'abazamukomokaho? Ko ubugingo bwe bwazimanganye ku isi, ntacyo yasize. Uwo mutware abaza Filipo ati ndagusabye ngo umbwire, ninde umuhanuzi avugaho ibi ngibi? Ni kuri we ubwe cyangwa se n'undi muntu yavugaga? Filipo niko guterura ahereye kuri iyo ngingo y'ibyanditswe, amumenyesha inkuru nziza ya Yesu. Uko bagakomeje inzira baza kugera ku mugezi, wa mutware aravuga ati dore amazi, ni iki se kandi cyamuza kubatizwa? Filipo aramusubiza ati niba wemera Yesu n'umutima wawe wose birashoboka. Undi aramubwira ati ndemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Nuko ategeka ko bahagarika igare, bombi baramanuka bajya mu mazi, Filipo n'umutware, maze Filipo aramubatiza. Bamaze kuva mu mazi, roho mutagatifu ajyana Filipo, uwo mutware ntiyongera kumubona ukundi, ahubwo yikomereza urugendo rwe yishimye. Naho Filipo ngo arebe, asanga ari mu mujyi wa Azoti, maze yamamaza inkuru nziza mu mijyi yose yanyuragamo, kugeza ubwo agera i Kayisariya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mahanga yose nimusingize Imana. Bihugu mwese nimurate Imana yacu, muhanike amajwi muririmba ibisingizo byayo, kuko ari itubeshejeho, kandi ntireka ibirenge byacu bidandabirana. Abubaha Imana mwese nimuze mwumve, mbatekerereze ibitangaza yankoreye, uko umunwa wanjye wamutakiraga, ni nako ururimi rwanjye rwamusingizaga. Nimuze mwirorere ibikorwa by'Imana. Imana iragahoraho isingizwa, yo itirengagije isengesho ryanjye, cyangwa ngo ireke kungirira ubuntu.
nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu amaze gutubura imigati abwira imbaga y'Abayahudi ati ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura umunsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Ntawigeze abona Data uretse waturutse ku Mana. Uwo nguwo niwe wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Nije mugati w'ubugingo. Ba sogokuruza banyu baririye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Nije mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya umugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Twumvise mu isomo rya mbere urugendo rw'ukwemera rw'umunyacyubahiro wo muri Etiyopiya, Umunyafurika, wari wagiye i Yerusalemu mu rugendo nyobokamana. Ni urugendo natwe dushobora kuba twaragiye dukora, urugendo rw'ukwemera, kumenya ko Imana ari Imana koko ikomeye, ari Imana y'igihangange, tuyakira mu buzima bwacu. Ni urugendo rufite abantu bagiye batandukanye bagiye duhurira nyine muri urwo rugendo, ariko kandi bagiye badufasha kuko uriya munyacyubahiro nawe muri urwo rugendo rwo kujya i Yerusalemu ndetse anavayo hari abantu bagiye bamufasha. Umuntu wa mbere ni umumarayika wa Nyagasani wabwiye Filipo ati haguruka ugende werekeje mu majyepfo, unyure mu muhanda umanuka i Yerusalemu ujya i Gaza. Umumarayika wa Nyagasani buri wese afite umumarayika we, umumarayika ukurinda, umumarayika ukuyobora. Uwo mumarayika wa mbere ni umumarayika nyine murinzi wawe, ariko kandi n'umutimanama wawe ukuyobora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Undi muntu cyangwa se undi mugenzi ukomeye twumvise ni Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu wabwiye Filipo ati noneho genda wegere iriya gare ryarimo nyine uwo munyacyubahiro. Genda wegere iriya gare. Filipo ngo ariruka yumvira Roho Mutagatifu, yumva uwo munyacyubahiro asoma mu gitabo cya Izayi umuhanuzi. Aramubaza ati se ibyo ngibyo usoma urabyumva? Undi ati ntabyumva de, ntabonye ubisobanurira. Undi muntu navuga wa gatatu wo mu rugendo rwacu rw'ukwemera, urugendo nyobokamana n'urw'uriya munyacyubahiro ni Filipo nyine. Ni Filipo uwo nguwo wumvise iryo jwi ry'umumarayika, akumva n'ijwi rya Roho Mutagatifu, maze akegera uriya munyacyubahiro akamubwira ati ese ibyo usoma urabyumva? Hanyuma agatera ko agenda amusobanurira buhoro buhoro. Hanyuma undi muntu navuga mu rugendo rwacu rw'iyobokamana, urugendo rw'ukwemera, ni ijambo ry'Imana. Uriya munyacyubahiro yageze i Yerusalemu, nari ngiye kuvuga ngo ahakura cyangwa ahavura Bibiliya, ahavana ijambo ry'Imana, ari nabyo nyine yagendaga asoma, ahavana ijambo ry'ubuzima. Ahangaha rero twahagera twavuga tuti ese wowe iyo
Nyagasani Imana ishobora byose, wowe soko n'inkomoko y'ubuzima bwose bw'umutima n'ubw'umubiri, turakwinginze umugisha y'amazi n'ibindi bikoresho by'ubuyoboke dukoresha tukwizeye, dusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kandi tugusaba imbaraga zawe ziturinda indwara zose n'imitego ya sekibi. Kumva Nyagasani, kugira ngo nidufashwa n'impuhwe zawe amazi atanga ubugingo aje buravukira kudukiza, maze dushobore kukwegera dufite imitima isukuye, kandi turinde ibyago byose by'umutima n'iby'umubiri, kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data